turabasuhuje mwese abakurikiye Monberge TV. Tugeze muri wa mwanya mwiza, umwanya twahariye kwiga ibyigisho biyobora abakuze kwiga Bibiliya mu itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi. Uyu munsi rero muri kumwe nanjye Shema Samuel, ntago ndi njyenyine rero, ndi kumwe na mugenzi wanjye Irakoze Daniel. Tugeze ku cyigisho cya 9, icyigisho kiryoshye cyane. Kiravuga ngo iki Daniel? Ni icyigisho kitubwira ngo isoko y'ubugingo. Isoko y'ubugingo. Reka nsabe Daniel kugira ngo mu gihe tugiye kwiga kino cyigisho dubashe gufashwa na Mwuka Wera, abanze adusengere. Reka duce bugufi dusenge. Data twese uri mu ijuru, tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe utarimo kutugirira, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Amen. Nk'uko uri isoko y'ubugingo rero turakwinze ngo ukomeze kubana n'ubugingo bwacu, ukomeze kudufasha, uturinde ibiduca intege mu rugendo rwawe. Amen. Ahubwo Data uduhe ibidutera imbaraga kandi ukomeze kuturwanira, maze nugaruka tuzishimira kugusanganira. Amen. Komeza rero ubane n'abaduteze amatwi bose, abafite ibibazo bitandukanye, babera Imana y'ibisubizo. Twese tukomeze kuyoborwa n'ijambo ryawe, tugusabye mu izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane Daniel. Nkuko twari tubibabwiye rero, tugeze ku cyigisho cya 9 kivuga ngo isoko y'ubugingo. Isoko y'ubugingo cyagiye kiboneka ahantu rero hatandukanye muri Yohana, ndetse no mu kubara na Matayo n'ahandi. Icyo kwibukwa rero turimo turagenda tuzirikana muri kino cyumweru kiravuga ngo ninjye nzira y'ukuri n'ubugingo, nawe ujya kwa Data namujyanye. Biboneka muri Yohana igice ni icya 14 umurongo ni uwa 16. Daniel rero kino cyigisho ni icyigisho kiryoshye cyane. Yesu ati ninjye nzira y'ukuri n'ubugingo, kandi ngo nta muntu ushobora kujya kwa Data atamujyanye. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Hano rero hari amagambo meza cyane aboneka ku ngingo yo ku isabato nimugoroba, avuga ngo impamvu yatumye abantu bamwe na bamwe banga kwakira Yesu kabone nubwo hari ibihamya bihagije bigaragara ko Yesu ari Mesiya. Hari ibihamya bihagije bigaragara ko Yesu ari Mesiya, ariko hari abantu benshi batigeze bamwakira kandi baramubonaga. Ndetse no muri iki gihe hari abantu benshi babasha kumva ibya Yesu, ariko nubwo ibyo bihamya byose babibona ariko ntibamwakire. Ni ikintu rero kibabaje cyane. Ni kimwe mu bintu nabonye mu ngingo yo ku isabato nimugoroba. Sinzi ko nawe hari icyo wayivugaho kugira ngo yo tuyihute tuyiveho, kuko ingingo zigenda zikurikira zagenda zibyerekana. Mbese hari icyo wakuyemo Daniel? Ibyo nakuyemo muri iyi ngingo yo ku isabato nimugoroba tubwira ngo y'icyigisho kivuga ngo isoko y'ubugingo. Ahangaha hifashishwa amasomo Imana cyangwa se Yesu Kristo yagiye asobanura ko ariho, cyangwa se avuga ngo ndiho, cyangwa se nduwo ndiwe. Ibyo ngibyo byagiye bivugwa mu Kuva igice cya 3 ku murongo wa 14. Ari byo tubona mu isezerano rya kera. Burya mu isezerano rya kera naho hagaragaza ko Yesu Kristo ari we soko y'ubugingo. Ari nabyo Yohana nawe yakomeje kugarukaho ahuza ayo masomo, agaragaza yuko nta wundi tuboneramo agakiza, ko Yesu Kristo ari we nzira, akaba ukuri, ndetse akaba ubugingo. Rero mu ngingo ziri imbere wabivuze neza ko turi buze kurushaho gusobanukirwa. Nyemera tujye ku ngingo yo kwa mbere ivuga ngo muri we harimo ubugingo. Muri we harimo ubugingo, cyangwa se muri we harimo ubugingo. Yego. Aya magambo sinzi icyo Yohana yavuze ashingiyeho. Arusha kuba yarasomye ingingo, waba wararabashe gucukumbura iki muri iyi ngingo? Hano hari amagambo meza kuri iyi ngingo yo ku isabato yo ku wa mbere ivuga ngo muri we harimo ubugingo. Uwo nta wundi uvugwa ni Yesu Kristo. Ngo muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Ubu bugingo buvugwa
n'ubugingo mvajuru ngo kandi bwihagije. Muri Yesu Kristo rero nta handi ubugingo bubasha kubonerwa uretse muri Yesu Kristo gusa. Hano hari andi magambo nakunze cyane ngo kandi nk'uko Mose yamanitse inzoka ku butayu, niko umwana w'umuntu akwiriye kumanikwa kugira ngo umwizera wese abone guhabwa ubugingo buhoraho. Mu magambo make wenda yego, sinzi ibingibi babihuje cyane na kiriya gihe cya Mose cyo kumanika inzoka mu butayu. yego, ntekereza yuko icyo gihe Abisirayeli bari bahuye n'icyorezo cy'uko inzoka zari zibaye nyinshi aho bari zikabacira cyangwa se zikabaruma, bigatuma bamwe na bamwe bashobora gupfa. Rero byabaye ikimenyetso cyiza cyo kugaragaza yuko ureba kuri iyo nzoka yizeye ari bubashe gukira ubusabwe bw'inzoka yamurumye. yego. Kristo rero nawe yamanitswe ku musaraba kugira ngo muri we ubugingo bumurimo tubashe kuba twabubona. Ari nayo mpamvu babigeranyije nanga iriya nzoka buriya ibyasobanuraga Yesu Kristo ari kumanikwa ku musaraba kugira ngo umuntu wagize icyo atwawe n'icyaha arebe kuri Yesu Kristo akiri. yego. Hano sinzi niba hari ikindi wongeraho. Hano hari amagambo meza rero ntari bwemere ko dusoza tutaravuga. Hari amagambo avuga ngo nk'uko tumaze kubivuga, Imana niyo yonyine ifite ubugingo, bityo niyo yonyine ibasha kubutanga. Nta mumarayika cyangwa ibindi biremwa byaremwe bishobora kubutanga uretse soko y'ubugingo. Nta wundi tuzigera tuboneramo ubugingo uretse Yesu Kristo wenyine. None ni iki dushobora kwigira ku mibereho ya Yesu Kristo cyerekeranye n'imico ya Data? Kuki ihishurirwa nk'iryo ari inkuru nziza kuri twebwe? Wenda sinshaka ngo uhite unsubiza, ariko ari abadukurikiye icyo dukwiye kumenya kuri ibi byerekeranye n'inkuru cyangwa se imibereho ya Yesu Kristo, hari byinshi dukwiye kuyigiraho. Ngira ngo wenda muze kubyandika muri comment ibyo mwebwe mwaba mwarabashe gucukumbura mu byanditswe byera bikomeza guhishura ibyerekeranye n'agakiza kacu. Ingingo yo kwa kabiri rero, amagambo y'ubugingo buhoraho. Petero yaravuze ati ese twakuvaho tukajya hehe ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho? Ese aya magambo Petero yavuze nubwo twigeze nanone kuyabona mu cyigisho cyabanje cya gatandatu, ntekereza ko cyari cya gatandatu, byongeye kugaruka bisa no muri iki cyigisho cya 9, amagambo y'ubugingo buhoraho. Ese aya magambo y'ubugingo buhoraho nyuma y'uko wasomye iyi ngingo cyangwa se n'igiki wabwira abantu bari kwiga iki cyigisho? Hano hari amagambo nakunze cyane atubwira ngo kubwo kwizera konyine, ngo twizera ko Yesu Kristo yaje kubaho no gupfa mu cyimbo cyacu. Uko kwizera tukuzaho nk'impano, ariko tugomba guhitamo tubigambiriye kwiyegurira Yesu, kwihana no guhabwa no gusaba kubabarirwa ndetse no kwezwaho ibyaha. Igihe Yesu yabazaga Petero niba nawe agiye kumusiga, igisubizo cya Petero cyari iki: Databuja, twajya kuri nde ko ari we ufite amagambo y'ubugingo buhoraho. Bishatse kuvuga ngo igihe Yesu Kristo yarazi yuko nta muntu ushobora kumukurikira, Petero yamubwiye amagambo meza, aramubwira ati Databuja, twajya kuri nde ko ari wowe ufite amagambo y'ubugingo buhoraho. Yesu Kristo rero niwe jambo cyangwa niwe tusangamo amagambo y'ubugingo buhoraho, kandi tuzi yuko duhishurirwa nawe iyo dusomye ijambo ry'Imana, tukamenya icyo bita akamaro k'ibyo yatubwiye cyangwa k'ibyo atubwira tubinyujije mu ijambo ry'Imana. Niho rero tubona amagambo y'ubugingo buhoraho. Amagambo y'ubugingo buhoraho rero nta yandi
nta handi ava uretse kuri Yesu kuri Yesu Kristo. ko Petero ubwo yarabihamije kandi n'ibyanditswe byera burya Yohana yagaragaje yuko ibyanditswe byera byose byagiye bihamya uku nguku Yesu Kristo ari we ukomokaho amagambo y'ubugingo buhoraho, nk'uko nanone twagiye tubibona mu bindi byigisho bigaragaza yuko Kristo ari we gakiza kacu. Yego. nta handi rero twadushaka gukura amagambo atwongerera ihumure cyangwa se atugaragariza inzira dukwiriye kunyuramo uretse kuri Yesu Kristo. Sinzi niba twahita tujya ku ngingo yo kwa gatatu, niba nta kindi ushobora kongera kuri iyi ngingo. Hano hari andi magambo numva yuko tutarenza amaso. Yesu Kristo ubwo yahazaga abantu 5,000 ntago hari icyo yashakaga gukorera mu mitima yabo kirenze kubahaza cyangwa kubaha ibyo kurya. Ngo yifuzaga ko barenza amaso inzara yabo yo kwifuza umutsima ugaragara ubaha guhaga kw'akanya gato, maze bakagera ku kwifuza kugaburirwa nawe ubugingo buhoraho. Igihe Yesu Kristo yahazaga bari abantu 5,000 yifuzaga yuko barenza amaso biriya, ahubwo bakareba Yesu Kristo nk'amagambo y'ubugingo buhoraho. Reka dusimbukire rero ku ngingo yo kwa gatatu tubwira ngo kwizera no kuvuka bushya. Yego. Ari byo Yesu yahamirije Nikodemo amubwira ati utabyawe n'amazi n'umwuka ntashobora kwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Numva ko harimo kuvuka bushya, ariko nanone ahangaha Yohana hari ikindi yashatse kugaragaza, kuko twarenze igitekerezo cya Nikodemo mu bindi byigisho byatambutse. Ese Yohana yashatse kugaragaza kwizera no kuvuka bushyashya, yashatse kuvuga iki ku byerekeranye n'iyi ngingo? Umwanditsi w'icyigisho yashatse kugaragaza iki? Hano hari amagambo avuga ngo kwizera ni impano ituruka ku Mana, ndetse no kwihana ni impano ituruka ku Mana. Igihe cyose rero dufite kwizera, tugira muri twebwe hazamo icyo bita kuvuka bushyashya. Yego. Rero tugomba kugira kwizera kugira ngo tubashe kuvuka bundi bushyashya, tumere nka Nikodemo, maze tuzabashe kubona ubugingo buhoraho. Yego. Wenda n'ikindi umuntu yavugaho, kwizera burya kwizera Yesu Kristo birema imibereho mishya muri twebwe. Yego. Tubasha kuvuka bushyashya nk'abakiranuka kuri Yesu Kristo, cyangwa se ku byerekeranye n'abatahajuru. Ibihabanye n'ibyo rero Bibiliya ivuga yuko uwabatizera nta mpinduka bagira mu mibereho yabo. Rero nyuma yo kwizera no kuvuka bushyashya, mbese hagize umuntu kubaza icyo kwizera kwawe gushingiyeho, wamusubiza ngo iki? Ngewe kwizera kwanjye gushingiye kuri Yesu Kristo. Amen. Ariko kwizera wowe ufite sinzi aho gushingiye, ariko ijambo ry'Imana ritubwira yuko kwizera gukwiriye gushingira kuri Yesu Kristo, soko y'ubugingo buhoraho, cyangwa se ku byanditswe byera byo bitumenyesha uwo soko w'ubugingo buhoraho. Nayo mpamvu ijambo ry'Imana riratubwira ngo abamwizeye bose, abizeye Yesu Kristo bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Yego. Rero niba uzi ko wamwizeye, niyo mpamvu uzitwa umwana w'Imana. Rero bishatse kuvuga ngo abantu bose ntago ari abana b'Imana uretse abamwizeye. Buri wese rero yitekerezeho, arebe yuko yizera Yesu Kristo nk'umukiza we. Twagiye rero ku ngingo yo kuwa 4 ivuga ngo kwanga soko y'ubugingo. Hano hari isomo buri wese yagatekerejeho, riboneka muri Yohana 1:5, havuga ngo yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye ariko abe ntibamwemera. Niba ari ikintu kibabaje, ni ukubona Yesu Kristo aza ku bwawe cyangwa ku bwanjye ariko ntumuha agaciro. Buri wese rero akwiye kumuha agaciro, akareka kwanga soko y'ubugingo, ahubwo akamenya ko Yesu Kristo ari we soko y'ubugingo, maze agaharanira kuzabona ubugingo buhoraho. Sinzi nawe niba hari icyo wayivugaho kugira ngo tuyiveho.
icyo navuga ku byerekeranye rero n'iyi ngingo ivuga ngo kwanga soko y'ubugingo. yego aha ngaha banagarutse ku gitekerezo cy'abisirayeli cyangwa se abayeburayo bari i kadeshi ko bagize ikibazo cyo gushidikanya ku ijambo ry'Imana bikabaviramo yuko batsindwa ku masezerano Imana yari yabahaye, cyangwa se Imana yari yategetse ko bazamuka gufata icyo gihugu bari bagiye gufata, bikasa nk'aho bibabera inkomyi. Rero gushidikanya ku bubasha bw'Imana cyangwa se ku byerekeranye n'iby'agakiza Imana yaduhaye burya ni ikibazo cyane. ari nayo mpamvu bano Bisirayeli basanzwe cyangwa se bano Bayuda Yesu Kristo yasanze bariho, ari nacyo kibazo bahuye nabyo. Yaje mube abe ntibamumenya, cyangwa se yaje ari nk'umucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwashaka kugira ngo uneshwe uwo mucyo uve. Ariko hashimwe cyane Yesu Kristo we wakomeje kutwihanganira, kuko ntekereza ko ubu ngubu turiho kubwo abandi bagiye bagira guhamya uko twebwe durarikirwa kugira. Rero ahangaha babajije ikibazo gikomeye cyane, bavuga ngo ni mu buhe buryo twakwirinda kugwa muri iryo kosa ryakozwe hano ryo kugira gushidikanya ku by'ijambo ry'Imana, kandi ni mu buhe buryo twakwirinda kugendera mu bitekerezo bidafite gihamya, dukora ikintu cy'ubupfapfa nyamara twizera ko bihuje n'ubushake bw'Imana, bityo tukibwira yuko dushobora gutsindwa. Wenda mfatiye nk'urugero nko kuri Pawulo, urabona ko yarenganyije abizeye Yesu Kristo, yibwira ko ari gukora umurimo w'Imana, ariko byari ikibazo cyane ko nawe nta kwizera cyangwa nta makuru yari ahagije yari afite ku byerekeranye na Yesu Kristo. Rero natwe kugira ngo twirinde kugwa muri iryo kosa, dukwiriye kugira amakuru ahagije ku byanditswe byera biduhamiriza uwo Yesu ari we soko y'ubugingo ndetse no gukiranuka kwacu. Rero sinzi ku ngingo yo kuwa gatanu gucirwaho iteka ni ibintu bihita bihura cyane. Gucirwaho iteka ni ukuvuga ngo abanze soko y'ubugingo. Muri Mariko nabo bavuze yuko uwizera Yesu Kristo amajije gukizwa, ariko utamwizera amajije gucirwaho iteka ryose. Hano rero na Yohana nawe yabigarutseho, gucirwaho iteka. Umwizera ntacirwaho iteka, utamwizera amaze kuricirwaho kuko atizeye umwana w'ikinege watumwe n'Imana. Ese aha gucirwaho iteka wo wakongeraho iki ku byerekeranye n'icyo umwanditsi yashatse kwandika muri iki cyigisho? Ahangaha hari icyo nagira ngo mvugeho. Bagarutse ku bigendanye na Eva muri Edeni. Eva yahawe umucyo w'ubugingo. Eva na Adamu bari barabwiwe yuko badakwiye kurya kuri kiriya giti, ariko birangira banze kumvira Imana, barya kuri kiriya giti. Ikibazo si igiti bariyeho rero, ahubwo ikibazo kiri kutumvira. Kubera kutumvira habayeho kugira gute? Habayeho gucirwaho iteka, kugwa mu cyaha. Niyo mpamvu rero akantu gato nk'ako ngako ko kutumvira cyangwa kutumvira Imana tugomba kutakirengagiza. Tugomba kugira Yesu Kristo nyambere, kandi tugakurikiza amategeko ye. Ibyo atubwira byose tukabyitaho cyane kugira ngo hatazabaho gucirwaho iteka. Wenda n'ikindi twagaruka tuhita dusoza tujya ku bindi byo kwiga no kuzirikanwa. Yesu nawe yagaragaje gucika intege, ariko we ntabwo ameze nkatwe ku buryo yahise acika intege, kuko nawe yibajije se niba bishoboka data iki gikombe kindenga, ariko bye kuba uko nshaka ahubwo wowe uko ushaka. Mu mibereho yacu rero natwe hari igihe tugaragara nk'abacitse intege, si uko rero tudashobora gucika intege, ahubwo tujye twiyambaza Yesu Kristo, we ushobora kudushoboza kuturinda ko twacirwaho iteka. Ibindi byo kwiga no kuzirikanwa rero, hari amagambo nifuje ko dusoma ahangaha avuga ngo Kristo yakorewe ibyari bidukwiriye kugira ngo natwe dukorerwe ibyari bimukwiriye. Twahawe ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo, wowe wagombaga kubaho iby'iteka ryose n'ubundi atabanjije kuba yapfa. Noneho wiwe apfa urupfu twari gupfa
kubwo kutumvira. bishatse kuvuga ngo yishyizeho ibicumuro byacu, Yego. noneho twebwe tuba abakristo kubera we. Ariho rero hano batubwiraga ku bindi byo kuba no kuzirikanwa, batubwira ko Yesu Kristo yakorewe ibyari kudukorerwa, Yego. noneho twebwe tugakora ibyari kumukorerwa. Yego. Rero ahangaha bitwereka urukundo rwagutse Yesu Kristo yadukunze, kandi yishyizeho ibyaha byacu kugira ngo tubashe gukira. mu yandi magambo yapfuye urupfu twari bupfe, noneho twe duhabwa ubugingo kubwe. Yego. Yego. Sinzi niba twahinira ahangaha rwose iki cyigisho cyiza cyatubwiraga soko y'ubugingo, kitwereka uwo dukwiriye kwizera ko ariwe tuboneramo ubugingo buhoraho. Reka dusoze udushyira imbere y'Imana. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, tugushimiye neza n'ubuntu utajya uhema kutugirira, izina ryawe nirihimbazwe. Amen. Tugushimiye amagambo meza tuboneye muri iki cyigisho, turakwinginze kugira ngo uzubane n'imibereho yacu, tugire imibereho ihindutse ubwo uzatwijyanira iwawe mu ijuru. Amen. Duhe gucika ku cyaha n'igisa nacyo, maze tuzabone ubugingo buhoraho. Mu izina rya Yesu tubisabye twizeye. Amen. Amen.